Muri 2015 umuhanzi w'icyamamare Madonna yaguye ku rubyiniro kubera umwambaro yari yambaye. Mu bitaramo yari yitabiriye bya Blade Award aho abagera ku bihumbi 5 bose bari muri iyi nyubako eri gutangirwamo ibi bihembo, ariko nanone abarenga miliyoni bari gukurikirana iki gikorwa kuri televiziyo. Madonna yakuruwe n'umwambaro yari yambaye wanze gufunguka bikarangira aguye ku rubyiniro ari kugerageza kurwana nawo, ariko Elisa ahaguruka akomeza igitaramo, arakomeza aririmba nkaho nta cyabaye. Muri 2013 umuhanzi Beyonce umusatsi wafashwe mu mashini ihuha umwuka bita stage fan ubwo yari ari muri Canada i Montreal. Ibi byabereye imbere y'abafana bagera ku bihumbi 20. Imashini rero yazingazinze umusatsi we birangira imusebeje cyane imbere y'abafana bose. Ibi byabaye Beyonce ageze ku ndirimbo yitwa Halo, ariko Beyonce yakomeje kuririmba iyi ndirimbo ntiyahagarara kugeza igihe abari bashinzwe umutekano we baje guhambura umusatsi we kugira ngo abashe gukomeza kuririmba neza. Umuhanzi witwa Pinky muri 2010 ubwo yari kuririmba mu gihugu cy'Ubudage yari ari kugendera ku bikoresho byamufashaga gutembera mu kirere hejuru y'abafana bagera ku bihumbi 13, byaje gukora impanuka arahanuka yikubita hasi. Pinky yaguye hasi kubera ikibazo cy'ibikoresho byamutemberanaga mu kirere, ahita ajyanwa kwa muganga igitaraganya. Muri 2017 Katy Perry yaguye ku mupira munini imbere y'abarenga ibihumbi 15 bitabiriye igitaramo yari ari gukora. Katy Perry yari ari ku mupira munini uguruka ibizwi nka balloon, ariko umupira uramutenguha utangira kunyeganyega arahanuka birangira yikubise hasi. Taylor Swift nawe inkuba azatumye ahagarika igitaramo yagombaga gukorera imbere y'abantu bagera ku bihumbi 60 byose. Taylor Swift rero yabonye ko ubuzima bw'abantu bari kwitabira iki gitaramo bwari kujya mu kaga kubera imvura n'inkuba byari byabaye byinshi. Yahisemo guhagarika igitaramo aho gushyira ubuzima bw'abantu mu kangaratete. Umuhanzi w'icyamamare Lady Gaga nawe ikirere cyatumye adakora igitaramo cyagombaga kwitabirwa n'abantu bagera ku bihumbi 40, ariko ahitamo kubihagarika kugira ngo arinde ubuzima bw'abafana be. Justin Bieber ubwo yari ari gutaramira abantu bagera ku bihumbi 18, umufana yaciye muri humye abashinzwe gucunga umutekano we, ubundi atangira kumusagararira, ariko abashinzwe umutekano bahise bamukura kuri stage igitaraganya kugira ngo uyu muhanzi abashe gukomeza kuririmba. Ibyo ni ibintu bidasanzwe byagiye bihagarika igitaramo cyangwa se bigatuma igitaramo kidakomeza. Nitwa Elize MC Tiger, mugire ibihe byiza.